Hello, Yesu ashimwe cyane. Ndagarutse anongera kubabwira ijambo ry'Imana muri Yoshua. Hagaragaza igihe Isirayeli yari mu ntambara. Zari intambara ziteye ubwoba. Ni ukuri abantu bose bagira ibihe byabo, ariko iki gihe cyari igihe kitoroshe kuri Joshua. Amen. Yoshua ahagarara neza. Ahagarara n'Abisirayeli. Bahagarara gitwari. Bahuzaga umutima Abisirayeli icyo gihe. Bagasenga Imana bakayizera. Nayo irabiyereka cyane. Amen. Reka dusome turebe Yoshua mu bihe bye byari bitoroshye ku gihugu cye, mu bihe bye byari bitoroshye mu isezerano, mu gihe cye byari bitoroshye n'ubwoko bwe. Haleluya. Bajya inama barayihuza. Nk'uko umuntu yavuga ati twese itariki ya mbere tuziyiriza ubusa tukabyumva cyane. Haleluya. Kugira ngo tubohoze, kugira ngo tugarurirwe amahoro, kugira ngo twiyeze, kugira ngo dutone ku Mana yacu. Amen. Nabo bagira ibyo bihe Abisirayeli. Reka dusome rero muri Yoshua 3. Amen. Dusome muri Yoshua 3 ku murongo waho wa 5. Haranditse ngo maze Yoshua abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma 6, nyuma Yoshua abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Bari bafite kumvikana muri bo, bari bahuje umugambi, bari bazi ko bagendera ku mahame y'Uwiteka Imana yabo, gutyo bakazanesha ababisha babo. Sema amen. Ku murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka abwira Yoshua ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose. Haleluya. Imana niyo yimika, Imana niyo ukuza, Imana niyo ikora ibintu byose. Iyo ishatse kuba ku ruhande rwawe ukayigiriraho umugisha, nta na kimwe utagukoresha, nta n'uwakurwanya ngo agushobore, kuko uba uhagaze kuri nyiribihe, uhagaze ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ni igihe rero twese ukwezi kwa 3 nk'abakristo tugomba guhagarara kuri gakondo, tugahagarara ku isezerano, tugasenga, tukiyeza. Imana izatwereka gukomera kwayo. Imana ntibasha gutererana abantu bahuje umugambi kuguhagarara ku ihame ya gakondo yabo. Amen. Nagiye mu magambo menshi rero ndashaka ngo nsobanire Joshua. Joshua yari umuntu urangaza imbere y'ubwoko bwa Isirayeli, kandi uyu muntu yari yaratowe. Iyo umuntu yatoranyijwe kuyobora abandi agira ibimenyetso. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ingoma y'umwami ikomezwa n'imbabazi ze. Sema haleluya. Ndasubiramo, muyobozi utagirira imbabazi abuyoboye. Ndashaka kukubwira ngo biba bihabanyije n'ubwami bw'Imana, ariko iyo umwami agira imbabazi ku bwoko bwe araburwanirira, arabwitangira, akabuyoborana neza n'imbabazi agira. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ingoma y'umwami ikomezwa n'imbabazi ze. Ni ukuri ntabwo ari ibintu biza bitunguranye. Iyo umwami afite imbabazi kuba ayoboye barumvikana, Imana imuciraho umwuka wayo bakamwumvira. Erega turi ibiremwa by'Imana, ituforoma uko ishatse. Abagukomeraga amashi uyu munsi bashobora kubireka bose bagasigara batagiye gukomera amashi kandi ntacyo abatwaye. Ariko iyo Uwiteka ari ku ruhande rwawe, haleluya, ni ukuri niyo bataba uruhande rwawe n'ubundi wabatsinda. Ndemeranywa n'umwuka w'Imana yuko Uwiteka ari ku ruhande rwacu, kandi ni ukuri ndimo ndabona twitwara neza, turitwara neza cyane. Usanga abakristo bose muri ibi bihe barimo barasenga. Sinishinze udasenga, kuko niyo waba uri umuntu umukiranukira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwe mu mudugudu, umukiranutse umwe mu mudugudu abasha kubera umugisha. Umuhanuzi umwe wakiranutse abasha kuba umugisha ku gihugu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Samweli arinda asaza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Amen. Ku murongo wa 9 haravuga ngo Yoshua abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Amen. Ikizakubwira ko muri bo mugendana n'Imana
igenda ibaha updates, ibagenda ibabwira urugamba uko ruteye. Umuntu iyo asenga yiyeza, iyo asenga akiranuka, mu bihe ibyo ari byo byose arimo asenga, Imana iramusubiza. Narababwiye ngo Imana ntiyashoboraga kurema abantu bavuga itavuga, ntiyashobora kurema abantu bagira amatwi ngo bumve kandi itumva. Nicyo gituma igihe cyose iyo ugiye usenga uba uyigisha inama, muba muganira ku by'icyo gihe ibihari, nayo ikagusobanurira. Abakiranutsi, abantu basenga Imana bakiranuka, bayitunganira, berekeza icyo babwiye, bayizera bashikamye, abo bantu amakuru yose baba bayafite. Bamenya uko urugamba ruzasoza, bamenya aho ruhagaze uko bimeze. Ibagira inama ikababwira iti nimubigenze gutya kugira ngo bigenze gutya. Byabaye kuri ba Dawidi, bakajya bayigisha inama bakayibaza bati dutere tuzatsinda. Ikababwira iti nimutere ariko nimuca. Umunsi umwe ikababwira iti nimuca, undi munsi ikabavuga iti nimuca ikubo. N'uyu munsi iyo tugisha inama Imana itubwira uko ibintu bihagaze. Amen. Niyo mpamvu turi mu bihe byo gusenga kandi tugenda uko abatubanjirize bagendaga. Amen. Ku murongo wa 9 rero hagaragaza Yoshua ukuntu yebwiye Abisirayeli, kuko niwe wari urangaje imbere ubwoko bwa Isirayeli, kuvuga ngo Imana yamwegeraga cyane kuko yari yaramutoranyije. Reka nkubwire, Imana iyo itoranya aba bantu kenshi ihera mu gukiranuka, ihera ku butwari yabahaye, ihera ku bintu byinshi bijyanye n'amasezerano bari bafite. Nicyo gituma njya ntangazwa n'umuntu urwanya umuyobozi. Ubuyobozi wakenera ngo bagire nawe bakumve nk'uwo bayoboye ugira ibyo ukosora, ariko ntukwiye kumwanga kuko uw'Imana itanze ni wamwanga. Sema amen. Imana ishobora kunyuranya ibihe, Imana ishobora kunyuranya indimi, Imana ishobora gutsinda bakomeye kubw'umukiranutsi n'umugambi we mufiteho. Amen. Uyu munsi ndahamya nemeranywa n'umutima wanjye n'ubwami bw'Imana yuko abanyarwanda bafite intsinzi. Uko byagoragozwa kose mbihagazeho, ibi bizagaragara. Icyo dusabwa ni kimwe, ni ukubararira Imana. Amen. Joshua mu gihe cye ngo akimara kwambuka Yorodani, noneho barakambika ngo babamba amahema yabo, ariko imbere yabo hari Yeriko. Nk'uko wavuga ngo uyu munsi ko hari iki kibazo, nagihera he nkandi? N'ubushobozi bwawe nta maboko ufite, ariko iyo ufite Imana yaremye ijuru n'isi igutunguraniriza inzira, n'ukuri ukajya utangara. Twabonye Imana kandi n'ubundi tugiye kubona Imana. Icyangombwa dushikamye, icyangombwa twizeye. Uyu mugabo Joshua yari umuntu uzi kwizera Imana. Icyo gihe Joshua bamaze kwambuka Yorodani, ngo arebye Yeriko ayoberwa hari buyihere, ariko akiri aho atyo Uwiteka Imana bayamubona, ngo yitegereza atya abona umuntu w'ibigango ukomeye cyane. Ariko abona ayo maso ko arabona atamuzi, aravuga ngo suyu ninde? Yari yashobewe. Niba uzi gushoberwa, ni cya gihe udafite inzira ku kibazo ubona kiri buze kirimbura abantu. Amen. Twubaha ubuyobozi Imana yanjye, kuko ni Imana yarabubashye kandi barabikorera. Niyo mpamvu tubahagarare ku ruhande dusenga. Imana izaba Imana kuri iki gihugu, yaragishimye. Yesu abaho umugisha cyane. Uku ni ukwezi kwa gatatu, ni ukwezi ko tugiye kubona Imana itwiyereka. Ukwezi kwa gatatu gufite amakuru atangaje, ukwezi kwa gatatu guhagarariye ubwami bw'Imana pepepe no gukora kwayo, ariko udahagaze neza kwa kuremerera. Uku ni ukwezi gukeneye abantu bahagaze neza, ni ukwezi ko abantu bahagaze mu isezerano ry'Imana yabo. Amen. Turebye hano Yoshua abayizera Imana cyane, akayizera n'ubwoko bwe, ariko nawe yarababwiraga bakamwumvira. Reka nkubwire, niba hari umuntu uyobewe wagorwa kugira ngo akorane n'Imana, n'umuntu udakunda ubwoko bwe. Umuntu ugowe kuri iki gihe n'umuntu ubwira ubwoko bwe ntibumwumvire. Amen. Ariko iyo tubyumva tukiyeza tukumvira, kumvira ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kumvira kuruta ibitambo. Kutagondijwe ni ikintu kibi cyane. Umuntu ugasanga aravangira abandi, arasenya iby'abandi bubatse. Reka nkubwire inshuti, naho wagera gusenya n'ugusenya. Nubona uri gusenya ibintu bya bene se, umenye ngo ni wowe wihereye wowe wisenye, kuko umugambi wo gusenya uri muri wowe. Ni ukuvuga ngo ujya gushikira iby'abandi nawe ubwawe wisenye, ntabwo byakorohera. Niyo mpamvu iyo bakiranukaga Joshua arabahanura, arababwira ati nimunyegere,
munyegere mwumva amagambo y'Uwiteka. Ntituzigere dutandukana n'Uwiteka Imana. Amagambo y'Uwiteka ibyo atubwira ni ihame, nicyo cyonyine kikugeza ku ntsinzi. Iyo umuntu yizeye Imana akagenda uko Imana yamubwiye, ni ukuri ashikira n'ibyo atigeze atekereza ko yashikira, kuko Imana irihariye. Amen. Reka twongere dusome mu izina rya Yesu. Ku murongo waho wa 10 haravuga ngo Yoshua ahera ko aravuga ati iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe. Ntuzagenda utajyanye n'Imana. Nukuri nugira ikintu kikwereka. Buriya umugabo witwa Yona yagiye, Imana yaramubwiye ngo najye Ninewe. Amakuru arambwira ngo Ninewe bari baragiranye ibibazo ni wabo wa Yona n'umuryango we, bituma bagirana amakimbirane hagati yabo. Imana iritegereza iravuga ngo Ninewe ko bananiranye, ko bagiye no kurimbuka, aho bigeze ntagifite ukundi nabasonera, natuma ndi. Umuhamagaro wari muri Yona wari mwiza, ariko Yona nk'umuntu yari afite ikibazo avuga ati Imana yarimbuye ababanira bashaka iki ko bananiranye. Ariko Imana y'imbabazi iravuga ngo Yona genda ujye kumbwirira aba bantu, uvuze impanda ubabwire ngo bararimbutse, ariko nibihana amahoro na amahoro. Amen. Uyu kuko yari afite amakimbirane mu mutima we, ndashaka kukubwira ngo yarabyanze, arangize agenda atajyanye n'Imana, ayigira itarushishe. Ntuzajye itarushishe. Biryoshe komeza werekeza aho Imana ikubwira, bibishe komeza ihangane, bizahinduka bizaba byiza. Niyo mpamvu iyo uri kumwe n'Imana byose ubigeraho utazi nuko wabigenje, n'ibyo ukoze biraguhira. Nicyo gituma uhagaze ku ruhande rw'ukuri azanesha ibihe n'ibihe, azanesha. Amen. Umuyobozi umwe kera nkiri umwana yavuze ijambo ntazibagirwa, aravuga ngo ukuri bakunaga kunamye ngo kwarangiza ngo kukunamuka kugahagarara. Uyu muntu yavuze amagambo meza. Rero Imana ibagirire neza. Umugabo witwa Joshua yabonye intsinzi, ariko agenda yumvira Imana, agenda yumvikana n'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo mu gihe nk'iki Abanyarwanda turasabwa kuhuza, duhuze. Konyine uko guhuza kwacu Imana izaguhagararaho, izatwubahisha, izaguhagararaho, izaduha intsinzi mu rugerero. Nuzibaze ngo wowe uzahabanya n'abandi, nimuhabanya ngo iguhe umugishishwe umera nka Yona. Yona yaravuze ngo yanzi kwerekeza icyerekezo cyaho Imana ishaka, kandi ntabwo byari byoroshye pe. Bari barahemukiye iwabo. Ko barabahemukiye, wowe uribaza kujya kurengera ubwo bwoko ngo bukomeze kubaho byari ibintu byoroshye. Ariko Imana ni Imana, Imana ikunda imbabazi. Ikunda imbabazi, nibwo bumana bwayo. Nicyo gituma tugira imitima myiza, tugira imitima yihangana, tugira imitima ivuga ngo kuko ariko kuri tukwemere ko ari ukuri. Twemere tugirwe inama, dukomezwe gukomeza dukomeza mu kuri. Ukuri kuragorana, hari ahantu bigera uko kuri neza neza kukaba kutakibaye ukuri, bijyanye n'amarangamutima yawe. Nicyo cyabaye ikibazo kuri Yona. Yona bamubwira ati jya kuvuga ubutumwa bwiza, abibwirwa n'Uwiteka Imana ye, ariko kuko bari baramubabaje, kuko wenda bamumariye iwabo, arabura uko bigenza. Ariko nashaka kukubwira ngo Imana nibyo yashakaga. Aravuga ati reka mpunga Imana nirukanke ngende. Yemera gutandukana nayo nyine, kuko Imana niba fezi yayo kwari kwerekeza muri Ninewe kugira ngo irangize misiyo yo kugira ngo abantu bihane batarimbuka. We akanga kujyana naye, akavuga ngo agiye itarushishe. Ndeka nkubwire ni mwirimbukiro. Wihabana n'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni bwiza, ubushake bw'Imana butuma tunesha, ubushake bw'Imana buzana impundu mu buryo utatekerezaga. Rero Yesu abaho umugisha cyane. Ndashaka kubabwira ngo Joshua yashoze yambutse, ingabo za Farawo zirarimbuka. Nawe wijya mwirimbukiro, komeza ushikame nubwo biteye ubwoba. Komeza abasenzi dusenge, abantu twese duhuza umutima kandi twiyeze tuve mu byangwa n'Imana. Rero naho nsoreje, mbifuriza ukwezi kwiza cyane, kuzabaho ihumure, kuzaduha intsinzi, kuzerekanisha Imana yacu no gukomera kwayo. Bless you, happy month of March.